banyarwanda banyarwandakazi, intsinzi utagizemo uruhare uyibyinana isoni. Bityo rero ntimukajye mureberera abagira nabi ngo basenyera abantu, babashimuta, babagirira nabi, ngo mubyihorere, babahutaza, babahungeta, bababurabuza, ngo mureberere, byatuma uzagira ipfunwe igihe cyose wumva ko utakoze ibyo wagombaga gukora, utakiranukanye n'Imana, ntiwakiranukanye n'abantu b'Imana, warebereye akarengane k'ibihekane gakorerwa abenegihugu n'abanyamahanga, kiremwa muntu muri rusange. Bityo rero muzabyine intsinzi ituruka ku Uwiteka, ariko mwarayigizemo uruhare. Buri munyarwanda wese azagira uruhare muri iyi ntsinzi ya demokarasi nziza kandi yihuse y'amahoro y'amahoro. Perezida Mwiriwe mukomere uyu munsi itangazo ry'intsinzi y'amahoro, kugira ngo abantu batazayibyinana isoni, bagomba kugira uruhare rufatika, birumvikana. ubundi bavuga neza mu kinyarwanda cyumvikana ko intsinzi utagizemo uruhare Yego, kuyibyinana isoni. uyibyinana isoni. Yego, intsinzi utagizemo uruhare uyibyinana isoni. Ntabwo nubwo waba uri kubyina wishimye ko abawe cyangwa uruhande rwawe rwatsinze, yego, nta ruhare wabigizemo, yego, utangira kwiga ati ubu ngubu iyo mbimenya hakiri kare nkagira icyo nkora, yego, iyo nza kuba narabafashije, yego. nuko n'ubundi rero igihugu kibaye cyiza tuzata byinshi. Abantu bareke kuzicuza ubuzima bwabo bwose ngo bafite ipfunwe ry'uko batakoze ibyiza bagombaga gukora, barebereye gusa. Tuzata byinshi rwose twiruka. Abantu nyine bahomba byinshi, ugasanga baraho barahomba, se no guhomba bakanahombana. Ni bibi cyane kureberera aho ngaho. Hakeneye intambara y'imbwa n'umugabo, ariko abantu Imbwa n'umugabo mu Rwanda se ko haba abagabo n'abagore bahindutse abagabo? Ni ukuvuga iby'imbwa byari bya kera, ariko ubu ngubu n'abagore babaye abagabo. Ni ukuvuga hari abagabo bagomba gusuzuma ukuri, bagaharanira ukuri, ibinyoma n'itekinika bikava muri Repubulika y'u Rwanda no mu banyarwanda, ntibizongere ukundi. abantu bakabona igihugu bisanzuramo. Yego, Ntabwo ari twe tubiteye, si natwe dusabye intambara. oya, nta muntu ushaka intambara, nta muntu uhitamo intambara, ahubwo abananiza b'amahane n'amakarikari, igitugu n'igituza, bashira intambara imbere, kandi amahoro ariyo akabaye ajya imbere, abo barakishe. Intambara iri gusabwa n'inkotanyi zidashaka kunamura icumu. Ariko bashize agapira hasi bakayoboka inzira y'amahoro. Intambara yifuzwa na FPR idashaka kumva ko uburenganzira bwacu bugomba kubahirizwa. Abanyarwanda bashaka ko uburenganzira, ubwisanzure, haba ku butaka, ku mazu, ku mitungo, ku gihugu, ku byangombwa byose, umuntu afata ibyangombwa ashaka yifuza, abone serivisi nta vangura iryo ari ryo ryose. Ariko amavangura, haba mu mashuri itekinika, haba mu mavuriro itekinika, mu masoko itekinika, muri transport itekinika, mu itumanaho itekinika, mu butegetsi itekinika, mu kazi itekinika. Itekinika ni itekinika ryabaye itekinika mu FPR inkotanyi. Intambara urumva ko nyine nibo bayishaka, kuko nibo badashaka gufungura political space ngo abantu bidagadure mu gihugu.
political space urumva natangiza intambara mparanira mpirimbanira political space kugira ngo icyanya cya politike nziza kandi y'amahoro kivuke mu Rwanda nk'impirimbanyi papa demokarasi nziza kandi yihuse naje mpirimbanira mparanira ko habaho ikibuga cya politike ishingiye nabwo kuri demokarasi nziza kandi yihuse irengera bose apana kurengera bamwe ibintu by'agatsiko by'udutsiko bigomba kurangira muri Repubulika y'u Rwanda bikavaho nuko bakina politiki yabo amatora ya demokarasi abantu bagira ubwisanzure mu mvugo mu masosiyasiyo yego mu mashyaka bishakira murabizi ko mu Rwanda dejo nta n'amashyaka hari niko bimeze hari amatsinda yabo udutsiko twabo biremekanyije babisha rubanda ngo ni amashyaka ya opozisiyo kandi ari amashami ya FPR inkotanyi bagabye kugira ngo bajijishe amahanga n'abanyafurika n'abanya-East Africans n'abanyarwanda ku bw'umwihariko bakababesha bakabatekinika ukagira ngo barabesha abahinde hari amashyaka kurindagiza abantu yitwa impuzamashyaka bya yandi bashyiraho bashyizemo abantu babo bajya kuyashinga kugira ngo bagaragaze bereka amahanga ko hari amashyaka yego iyo ni turufu yashaje abantu bamaze gufindura ibyo byari birya barezi bya kera ariko ubu abantu bacanye ku maso barahumutse ibyo barabimenye uyu munsi rero yego umuriro ugomba kwaka mu nzira y'amahoro ya politike nzira y'amahoro umuriro ukaka rwose mu buhe buryo mu zihe nzira za demokarasi se z'intambara se z'amahoro se mu zihe nzira sobanura neza uburyo wakwaka mu nzira y'amahoro muri demokarasi nziza kandi yihuse mu buhe buryo ibyo bashaka nibyo bifuza kuko baza kuba bifuza amahoro bifuza gushyikirana n'abantu ibyo bazaga kubikora kuko igihe baragihawe ariko bakomeje kugaragaza ko bo banyotewe bonyine bagomba guhora badufata nk'imbwa zigomba kubayoboka ubuzima bwacu bwose rero abasaba badashaka kwitwa imbwa kugira uruhare kugira ngo utazabyinana intsinzi isoni ukajya wubika umutwe kandi uri kubyina ntabwo ari byo mukomere cyane kuri iyo ngingo uzamuye rwose mu Rwanda hose turagushimiye kuba uhagaze aho Karongi ukaba utanze iri jambo ry'ubwenge mu karere ka Karongi we koroneri wa England muri England Great Britain koroneri Jude Ngirabatware Ruhindisha we jambo ni iryanyu gira icyo utangarize abantu ku isi yego yego Ruhindisha yego uramuvuga Habyarimana mu guhanurwa yego niba Habyarimana yarapfuye se u Rwanda rwari rupfuye icyo ni cyo kimwe sobanura cyane kuko siyo waremye u Rwanda yego rwari rusanzweho aha ni kuko Kagame uno munsi wa none yopfa ntabapfanye n'u Rwanda yego bizwi ko wagiye mu Rwanda uri ku kiraka cy'umucanshuro barabatsika ushobora kuba utazi amateka yo mu Rwanda kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ushobora kureba ntabwo uri umunyarwanda bizwi ko wagiye mu Rwanda uri ku kiraka cy'umucanshuro bivuga ko amateka y'abanyarwanda n'u Rwanda ntayo uzi ntabwo rero uzagerageza uyabaze kugira ngo bagusobanurire kubera ko abantu bita abatutsi n'abahutu ni abantu babanye imyaka myinshi cyane nibyo baticana bashyingirana yego bahana amazi yo kunywa nibyo bazanye amafaranga cyane bajya mu budehe nibyo icyo ari cyo cyose barafatanyaga ubufatanye bw'abanyarwanda bwari ubwa kera n'abageni waba uri ku rugendo unaniwe wajya kuryama utitaye kuri uwo mututsi cyangwa umuhutu nibyo kuryama ku muhutu cyangwa ujya kuryama ku mututsi bakaguha ibiryo ukabirya nta kibazo utavuga ngo yanduga cyangwa yagirira nabi cyane kubera ko twese twari abanyarwanda icyo gihe ubwo rero sinzi impamvu ushobora ibyo byose nk'umuntu warwanaga muri FPR byanze bikunze ukora kuza no kuwanga kukuvuga ajya kuvuga kubera ko
abakada bakuru yego bahisemo batanu batanu muri serire. ubwo wibaza amaserire yabaga mu Rwanda none ushyiraho batanu batanu, noneho unabaze Tito Rutaremara yari umukada mukuru, abo batanu bari abiki. bigaragaza ko pura yari isanzwe iriho, ahubwo bo bashakaga imbarutso. wongere unabaze n'umuntu wavugaga ngo twagombaga kumena amagi kugira ngo turye umureti, umubaze icyo kinyarwanda yari ashatse gusobanura iki.